Ese wigeze ushaka gufungura radio ako ugakenera ekuteri kwa kutazitwaje ariko bikanga? Ngiye kuba nakwereka uburyo wakumva radio FM yo ku isi yari yose hanyuma ukayumva idasamira na gatoya ndetse ukayumvira aho hose ni waba uri mu mwuga ukaba wayumva. Muri iyi video rero urasabwa kuyireba kugeza igeze ku musozo. Ni video ntoya cyane, bidatinze cyane nakubwiye yuko wakora subscribe ugakanda like kuri iyi video hanyuma tugatangira twese tumeze neza. Ngiye kwereka uburyo bwa mbere. Uraza ufungue Play Store yawe, ufunga Google Play Store yawe kugira ngo uzajye wumva radio nta ekuteri nimwe ukoresheje. Uraza ufungure Play Store yawe, numara gufungura Play Store yawe uze kuitubonamo iyo usachingemo iryo jambo uri kureba muri screen yawe, usachingemo Radio Garden, usachingemo Radio Garden, hanyuma usachinga Radio Garden, then urabisacinga cyangwa se urebe muri video description. Numara kuyirebamo gutya uraza kuza kuidownloadinga ureke isa gutya cyangwa se uremo link kujya bikora utiri ujya gusacinga cyangwa se ukora ibindi byo byose. Urahita ubona link dore ngiyi bayita Radio Garden, uyikandeho ifunguka. None irafunguka ni step imwe ya mbere kimara biraza loadinga nibirangiza kuhereza loading ngo place to start. Uraza ukande hano gutya ngaha ahita uganda no kuri place to start. Ugera hano gutya uraza kuitubona ari umubumbe nyine uri muri karaga kuno nguko. Nurangiza uraza kuita usacinga ni igihugu cyari cyose ushaka. Uraza gutyo usacinga hano gutya radio yose mu gihugu cyari cyose usacinga pfa kuzi izina ryayo. Wasacinga Radio Rwanda, Radio Maria, Radio Rwanda tuvuge nimba ariyo cyase na Burundi niba radio z'u Burundi sinzi ngo niziye. Usachinge radio yose urayibona, radio yose. Radio Rwanda rengi 107.7 rayite itangira kuvuga rwose ngira ngo ukubona ivuga ariko kwa kumba ndi kuri recordinga abarimo mikoro ntabwo bavuga ngo byumve dore ngiyi. Hanyuma ikindi ushaka kubaza ugasacinga Kiss FM, bari Kiss FM wayisacinga yeri yose Kiss FM mu Rwanda wumva icyari cyose cyangwa se mu kimwe ugasacinga Rwanda nyine no Rwanda cyangwa se Burundi ukabona nyine amaradiyo yose aba mu Rwanda. Sibyo wasacinga Rwanda ngira ngo bitubona amaradiyo. Sacinga Rwanda ni bitubona amaradiyo yose UFM, Nteke FM, umva Kiss FM zarizo zose wita ugenda uzibona pa kwa sacinze mu gihugu cyawe wita uzibona iyo ushaka yose ko ituyikandaho. Niba ari radio izuba nyine yari yose uyifungura. Nimba ari Burundi sinzi ni Burundi kanze ndebe radio z'u Burundi cyangwa se igihugu cyari cyose ushaka. Niba ari Burundi ugasacinga ukayitubonamo radio zaho dore ngize rwose Gakiza, Isanganiro, dore ngiyo Maria Burundi, dore ngize rwose Bujumbura. Nuko ngukora nakubwiye ko wakora like kuno video. Hanyuma akandi kantu k'ingenzi iyo wakunze kugira ngo uzajye uta ikugeraho byibuze cyane ushaka gukanda kuri akantu kameze nk'agatima wagakandaho ikahita yisavinga utazayibigwa ikugora. Hanyuma ikindi kintu uza kuzireba nizo wakanze ugatima ugahita uzibona mu buryo bukoroheye ukajya uyikandaho byihuse cyane intambwe kwindi. Nagushishikariza yuko waza kuza muri video description cyangwa ukareba muri comment ino video ukarema kari kubura ukajya muri group ya WhatsApp channel. Namugushima ko mudukurikira kandi mugire byiza. Nitwa Professor Prophet 50 kuri YouTube channel.